Wari uzi ko kuraza igitunguru mu masogisi nijoro bishobora kugira akamaro ku buzima bwawe? Bifasha gusukura umubiri, bigafasha kugabanya indwara zimwe na zimwe no kunoza imikorere y'amaraso. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi turarebera hamwe impamvu abantu benshi bashyira igitunguru mu masogisi, uko bikorwa neza ndetse n'inyungu ushobora kubikuramo. Nongeye kubaha ikaze. Kuri uyu munsi tugiye kureba ku gitunguru igihe wagifashe ukagikatakata neza, wamara kugikata ukagishyira mu masogisi, noneho ukambara ya masogisi ugiye kuryama, ibintu bishobora kuba byakubaho igihe wabikoze uko nguko. Uretse ziriya antioxidants ziba mu gitunguru, mbere yuko tureba uburyo wagikoresha ukiraje mu birenge n'umumaro cyakugirira, reka nkwereke n'izindi vitamini zitandukanye ziba mu gitunguru kandi zibanze umuntu wese adakwiriye kwirengagiza, kubera ko abenshi bajya bagifata nk'ikirungo cyo kwikarangira ibisanzwe byo kurya, ariko ubundi buriya igitunguru ubwacyo cyifitemo ubushobozi bugiye butandukanye kandi buhambaye bufasha umubiri mu bintu bigiye bitandukanye abantu benshi bashobora kuba batazi ko byafasha umubiri. Kubera ko igitunguru kigira amavitamini 4 cyangwa 5 agiye atandukanye. Harimo vitamini C, kikagira vitamini B ya 6, kikagira vitamini B ya 9, hakabamo na fibre ifasha igogora ikanarinda n'imatwe. Zino vitamini rero ubwazo ziba zigiye zifite ibintu zihariyeho mu gufasha ubuzima bwacu, na vitamini C dusanga muri kino gitunguru ubwayo yongera ubudahangarwa bw'umubiri, ikanafasha umubiri kurwanya indwara no gukira vuba. Iriya vitamini ya B ya 6 ifasha ubwonko gukora neza, igafasha no gukora amaraso no guhindura ibiryo ingufu. Vitamini B ya 9 yo igafasha gukora uturemangingo tw'amaraso mashya, ni ingenzi cyane ku bagore batwite. Nakubwire ko igitunguru ntago ari vitamini gusa kigira, ahubwo kigira n'ibyo bita minerals, aho dusangamo nka potassium, magnesium, calcium, iron. Izo zose ni amaminerals umubiri uba ukeneye kugira ngo umuntu arusheho kumererwa neza. N'iyi potassium ifasha umutima gutera neza, ikagabanya umuvuduko w'amaraso. Niyo mpamvu uzasanga abantu barwaye nk'umutima cyangwa se hypertension, igitunguru kiba mu bya mbere byamufasha kugira ngo amaraso yongere atembere neza mu mubiri, yongere atere neza atari kwihuta cyangwa se ngabe menshi bitewe n'ikibazo yaba afite. Ino calcium nayo rero niyo ifasha amagufa n'amenyo gukomera. Niyo mpamvu igitunguru ujye usanga nacyo gikoreshwa cyane ku bantu bafite ikibazo cy'amenyo ndetse no ku bantu bafite amagufa adakomeye. Magnesium nayo rero ibikenewe cyane kubera ko ifasha imitsi n'imikaya gukora neza, ikanagabanya umunaniro. Wabuze magnesium, hahandi ugenda ukagwa agacuho, wanabyuka cyangwa se kwa kundi ngo uraruhutse ukabyuka ukumva reka da nta kintu ushoboye kuba wakora, icyo gihe ujye umenya ko magnesium yawe muri wowe yabaye nkeya cyane. Niyo mpamvu ukeneye igitunguru kugira ngo kikugaruremo imbaraga. Hakaba phosphorus ifasha amagufa n'amenyo, ikanafasha umubiri gukora ingufu, ikagira iron. Iron nayo reka tuyifate wenda nk'icyuma gifasha gukora amaraso, kikarinda anemia cyangwa se kubura amaraso. Rero iron nayo ibikenewe cyane kandi ba mu gitunguru cyane, iyo ukunda kugikoresha nabyo bibasha kuba byagira umusaruro bitanga. Rero mu magambo magufiya, igitunguru gifasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri, kigafasha kunoza igogora, kikarinda umutima, kikanafasha n'amaraso n'amagufa gukora neza. Ni ingenzi rero kuba wagikoresha. Twabonye mu kiganiro cy'igitunguru hano kuri uyu yicano kiriho ko igitunguru gikora neza igihe cyakoreshejwe ari kibisi, kitagiye ku muriro, cyangwa se cyanajya no ku muriro ukaba utakinyujije mu mavuta kuriya tugikaranga, kuko iyo igikaranze impumuro ikwa kundi wumva kiri guhumura, ni nako kijyana n'umumaro wacyo, kigasigara gusa ari cyo guhumuza. Ariko izi minerals, aya mavitamini byo iyo wamaze kugikaranga ibyinshi biba byamaze kuyoyoka. Yari cyiza gikoreshwa ari kibisi, ariko aka kanya noneho turi kureba ukuntu wagifata wagikatakase ukagishyira mu masogisi, noneho wajya kuryama ya masogisi ukayambara, kikararamo gikwiriyemo neza. Ibintu bishobora kuba byakubaho igihe cyose wagiye ubikora gutyo mw'iryo joro. Mbere yo kureba iriya mimaro ushobora kwibaza uti se wenda kubera iki umuntu yafata ibitunguru akabishyira
mu birenge, kuki atabishyira ahandi hantu cyangwa akabikoresha mu bundi buryo? Impamvu ni uko ibirenge bifite imiyoboro y'amaraso n'imyakura ihuza ibice byinshi by'umubiri. Niyo mpamvu bashyira igitunguru ku birenge, bagafata n'isogisi kugira ngo kigumaho kiri ijoro ryose. Igitunguru rero kiraje hariya mu masogisi, gifasha gukurura imyanda n'udukoko dutera indwara mu mubiri, kuko gifite imbaraga zo kurwanya bagiteri no gusukura amaraso, nk'uko twabibonye muri ziriya minerozi no muri ziriya vitamini zigize igitunguru. Bitewe n'uko igitunguru kirimo antioxidante zifasha kweza no gukuramo imyanda mu mubiri. Icyo ngicyo ni icya mbere. Ikindi, byanafasha gukura uburozi mu mubiri. Igitunguru gifasha kwica bagiteri zitera impumuro mbi mu birenge. Binavugwa ko kubiraza mu birenge ibitunguru byanafasha kuruhura umubiri, bigatuma umuntu asinzira neza. Iki gitunguru kinafasha kugabanya umuriro mwinshi, cya gihe umuntu aba afite nk'uburwayi noneho umuriro wabaye mwinshi, ukaba wakiraza mu birenge, nabyo biragenda bikagabanya uriya muriro uba watewe n'uburwayi urwaye. Kinafasha mu kugabanya ububabare bw'amaguru. Iyo bagikoresheje muri bwa buryo, gikuraho ububabare cyangwa se uburibwe ndetse n'umunaniro by'amaguru. Iki gitunguru rero kineza ahantu umuntu aryamye, noneho kigatuma wa mwuka umuntu yinjiza mu mubiri igihe aryamye uza ari umwuka umeze neza. Igitunguru kandi kikanongerera ubudahangarwa bw'umubiri, kubera ko gifasha umubiri kwirinda indwara n'ibindi byinshi. Rero bitewe n'uko twakoze ikiganiro n'ubundi kivuga ku gitunguru, wajya kukireba kiriho, twakivuzeho ibindi byinshi cyane birenze ibingibi tubonye ahangaha, ahubwo uburyo noneho wagikoresha cyangwa se wagikoramo kugira ngo kikugirire umumaro mu buryo butari ukukirya gusa, mu buryo butari kuba wakinywa mu mazi, n'uburyo bwo kuba wagikoresha ugishyize mu birenge byawe. Ubundi buryo rero wakoresha igitunguru ni ku bijyanye n'umusatsi. Hari uburyo umuntu aba afite umusatsi upfuka cyangwa se umusatsi udasa neza, wa musatsi uba ukomeye cyane udasokoreka. Ikintu wakora, ushobora gufata ibitunguru nka 2 cyangwa 3, ukabisya cyangwa ukabishyira muri blender, washyizemo amazi cyangwa se utuzi dukeya turinganiye, hanyuma warangiza ukayungurura wa mutobe wacyo ukawukuramo. Fata uwo mutobe, nurangiza ukoresheje intoki zawe cyangwa se wenda akandi kantu kabugenewe, usige ku ruhu rw'umutwe, ubwo ndavuga ku musatsi. Noneho ibyo bintu bikore wenda nko hagati y'iminota 5 cyangwa 10 usa nawe uri gukoraho massage. Ureke ibyo wahasize bimareho byibura hagati y'iminota 20 na 30. Nyuma nunabishaka uhite ubikaraba. Ibyo rero icyo bigiye kumara ni ukongerera umusatsi wawe kuba wakura ugakura neza, cyangwa se kwa kundi upfukagurika nabyo bikaba bitakongera kubaho, ahubwo bikanatuma umusatsi ugenda ugasa neza. Igihe rero iriya mpumuro wenda y'igitunguru yakumerera nabi, ushobora kuba wagifata ukagisyana n'indimu, nabyo warangiza ukajya ubikora uko nguko, nta kintu biba bitwaye. Ushobora kubikora 2 cyangwa 3 mu cyumweru, warangiza ukabikora mu byumweru 3 cyangwa ukwezi. Icyo gihe ikibazo cy'umusatsi, ikibazo cy'uruhu rwo ku mutwe, uba ubashije kuba wagira igisubizo cyiza ugiha, kandi bigatuma nawe ukomeza kumererwa neza. Muri make rero, kuraza igitunguru mu masogisi ni imwe mu nama z'ubuvuzi abantu bamwe bakoresha bagamije gufasha umubiri kuruhuka no kunoza ubuzima. Ariko burya ubuzima bwiza busaba ibintu byinshi, harimo kurya indyo yuzuye, kunywa amazi ahagije, kwirinda ibintu byangiza umubiri. Niba wakunze ikiganiro, ukande like, usangize abandi iyi video, kandi uyandikishe ukora subscribe. Dusubire ku bindi biganiro.